intandaro nta yindi ni imitungo, intandaro nta yindi ni iby'isi, uwo ari we wese uko bwije n'uko bukeye akurura yishyira. Nta n'umwe wari watekereza ati se nyuma y'ubu buzima nzaca mu buhe? Nta n'umwe wari watekereza ngo ese ibyo ndi kurwanira hari icyo nzajyana? Niyo mpamvu rero nanjye nkomeje kubasaba mu izina rya Kristo wapfuye akabambwa ku musaraba kubera twebwe, kugira ngo mudusabire, twese dusabirana, kugira ngo tuzicarane mu gihugu cyo mu ijuru, turebe Yezu amaso ku maso, turebe uruhanga rwe, turebarebe ibyo tutabonye, turebe abatubanjirije, ba sogokuru na ba sogokuruza, ba nyogokuru na ba nyogokuruza, ababyeyi bacu n'abavandimwe bose twabuze, tuzababona icyo gihe. Niyo mpamvu mu izina ryanjye Marie Clarisse Mukandengo nsabye imbabazi ku bw'aba bavandimwe babiri, sinzi icyo bari baganiriyeho cyatumye bazana iyi mesaje, nta nubwo nzi nyuma y'iyi mesaje niba hari ibindi baganiriyeho, nanjye niyo mpamvu mbisabiye imbabazi, kuko niba ari